uramutse ufite n'amafaranga se wazamushaka ukamujyana he aho ngaho uramubura cyane ahubwo cyo kikakurenga hatigiye ureba ubwiza bw'umugore wabungana n'amafaranga batunze. Ese ugira urukundo? Ese ari urukundo n'amafaranga ukunda iki? Abari turi kumwe aha ngaha amafaranga n'ubundi azagufasha gukunda uriya muntu kuko niyo amafaranga abuze rwa rukundo rurashira. Ngewe ntago mbreminga bariya abantu rwose, ntago mbreminga umuntu ukunze umuntu kuko azi ko afite amafaranga umva mukomeraho ngo abantu bafite amafaranga respect. Inshuro TV iwacu niko twitwa. Mwaramutse mwiriwe bitewe naho uri hose ukomeje gutega ndetse ureba ibiganiro by'Inshuro TV, Elemento TV ndetse na Nova Press Rwanda. Rero umunsi nishimiye kubana namwe. Uyu munsi ntabwo ari njyenyine, ndi kumwe n'abatumirwa aha ngaha muri studio zacu aho zimukiye. Ubumerere mu karere ka Muhanga niho nagiye gukorera, ndi kumwe n'abakobwa babiri, abakobwa beza ku mutima, ku mubiri, mbese ibice byabo byose bibariho ni byiza cyane. Iyo ugeze mu magambo yabo rero ho usanga ari akarusho kandi ugasanga ari byiza cyane. Nimbita abana ntugire ngo bari munsi ya 18, bari hejuru ya 18. Nugira ushima ujye muri comment wandike yego. Wasanga bari na Afriko ndabizi neza muri bose nawe uri Marie. Icyo ngusaba ubane natwe. Uyu munsi turaganira ku ngingo imwe gusa. Ntago turi wirenze. Urukundo. Ngo udukurikiye. Aha ngaha wahageze ni kuri Elemento TV, Inshuro TV, nujya kuri TikTok urasanga Nova Press Rwanda, aho hose wakurikira iki kiganiro. Icyo ngusaba kandi subscribe nimba ari kuri YouTube, nimba ari kuri TikTok kandi follow. Ikindi, ese ugira urukundo? Ese ari urukundo n'amafaranga ukunda iki? Abari turi kumwe aha ngaha twaganiriye mu gikari bambwira ko amafaranga ari aya mbere. Baraje babibwire, baje babwire. Ndibaza nti ese wowe nta gitekerezo ufite kuri iyi nsanganyamatsiko? Icyo ngusaba ni kimwe. Comment irahari, ni wowe yahariwe, urubuga rwawe rurahari. Ndaje nkuzanira abakobwa nanjye mfite ubwoba ko ndi bugirira rindi mu kiganiro. So anyway, reka rero twamamariza abadutumye nze turambura ikiganiro cyacu. Ikaze wahageze. Igira hino nkuraga intwaro nitwaje iki gihe cyose. Urashaka ishuri ry'imyuga n'ubumenyi ngiro ryagufasha kubaka ejo hazaza hawe heza? Ecole Technique de Kabgayi itekera gutegereje. Muri iteka wiga ubumenyi ngiro bugutegurira isoko ry'umurimo no kwihangira imirimo. Ubu tubafitiye amashami atandukanye muri level 3 na level 4. Electric Technology ubumenyi bw'amashanyarazi, Automobile Technology ubukanishi n'ikoranabuhanga ry'amamodoka, Building Construction ubumenyi mu bwubatsi. Ibyisumbuyeho kandi ku banyeshuri bacu tubafitiye ubumenyi bw'ibanze mu gutwara imodoka buzwi nka Basic Driving Skills. Hari kandi short courses ku bashaka kongera ubumenyi mu gihe gito. Muri iteka ushobora kwiga utaha ibizwi nka day cyangwa ukiguba mu kigo ibizwi nka boarding. Mubyeyi, nimba ushaka ko umwana wawe ahabwa ubumenyi bufatika, kandi nawe mwana, niba ushaka kwiga umwuga ushobora kugufasha mu buzima bwawe bw'ejo hazaza, Ecole Technique de Kabgayi iteka ni amahitamo meza. Tubarizwa i Kabgayi mu karere ka Muhanga. Ku bindi bisobanuro cyangwa ukeneye kwiyandikisha hamagara kuri 0788 35 90 61. Iteka wiga ubumenyi ukagira ubuhanga ukubaka ejo hazaza. Nta yindi shaho ni umurimo. Ladies and gentlemen, ntabwo natinze bamaze kwicaraho iyi ndayita studio. Wahageze ikaze. Icyo ngusaba ni kimwe. Sit and watch. Uko byumva uko ariko kose icara urebe. Kandi nawe uhagaze mbabarira. Icyo ngusaba ni kimwe nk'umuvingi kuko ibintu bigiye kubera aha ngaha ndabizi ni udushya. Iburyo bwanjye mpafite umwari yarisukishije. Numureba utekereze ko wasanga ari nasibe. Muri comment ujye mu nimero umbwire ngo ese wakihanganye ukama nimero zuriya muko ndazitanga by the way. Uyu nguyu mureba yitwa muvugera cyangwa mubaza. Muvuge cyangwa uhibwira abantu. Ndabibwira. Vraiment. Urinde. Uri muraganira na Elemento TV. Nitwa Pascaline. Ndi umunyarwandakazi. Umwari uturuka mu karere ka Wikameshoninga ntabwo ari ngombwa. ubwo se mwatekereje ubundi wasaga utyo udaturuka muri twa turere tw'iburasirazuba. Ibumoso bwanjye mpafite umwari ubundi hari ikinyarwanda kigezweho muri iyi minsi ngo nkinzeho nkinguyeho. Ntabwo namuvuga uyu nguyu twenda gusa, usibye yuko papa yambwiye ngo ari yatembereye, ni umwari twahuye gutyo gusa
nawe uyu munsi namubazaniye muvuge se cyangwa uribwira abanyarwanda si abanyarwanda gusa baguteze amatwi n'ubushobora babwire n'abagande n'abarundi n'abavandimwe batuye muri leta zunze ubumwe za Amerika dusuhuje. Wowe se uturuka mu kahe karere? Urugendo rwe avi Rusizi azangaha dukorera ni ingorabahizi. Anyway rero murabona ko nabazanye n'abakobwa babiri nkuko natangiye mbibabwira uyu munsi turaganira ku ngingo imwe bita urukundo by'umwihariko ku bakobwa. Nkivuga abaho urukundo benshi mwese mwibaza ngo ese abahungu barihe? Turaganira urukundo turi abakobwa gusa ariko ndeka uyu munsi tuganire ku bakobwa. Abakobwa b'iki gihe ukuntu usanga rimwe na rimwe bafata ibintu mu buryo bwabo bikabangamira abahungu. Abahungu ngo mwabuze abakobwa muterete biritwa n'iki n'amafaranga. Uyu munsi turaganira ku ngingo ivuga iti ese umukobwa w'iki gihe generasiyo y'umukobwa ugezweho ari urukundo n'amafaranga ni igiki cyiza mbere? Ese urukundo ni rwo ruza mbere cyangwa amafaranga ni yeza mbere? Iyo ugiye guhitamo uhitamo ushingiye ku ki? Amarangamutima y'aba bari niyo tugiye kuganira, ntabwo turi buganire ku marangamutima yawe, usibye ko nayo wakandika muri comment tukabikurikirana. Ndahera kuri Penini, ese nkawe nk'umwari utekereza iki iyo bavuze urukundo? Iyo bavuze urukundo ukuri njyewe numva nyine ni isano ufitanye n'umuntu nyine ariko atari isano y'imiryango nyine ukuntu nyine mwiyumvanamo hagati yawe n'uwo muntu nyine uri umusore. Uti ni isano ariko ritari isano ry'umuryango ndumva utangiye kucena. Pascaline, wowe iyo wavuze urukundo wumva iki? Urukundo ni feeling umuntu agirira umuntu runaka, ushobora kuba ari urukundo rw'abasheri abantu bakundana nyine bafite gahunda yo kuzabana, ushobora kuba ari urukundo rw'abantu bikundanira biri aho ngaho by'abasheri basanzwe. Ese nk'umukobwa ugezweho muri iyi minsi birashoboka ko izo feeling ushobora kuzigira ariko ziturutse ku bintu byinshi bitandukanye. Baravuze ngo nta mugabo uri umugore. Impamvu bayivuze njya nyitekereza nkanjye. Ese mwebwe mubona ndahera kuri Penini ubona ari ihe mpamvu bavuga ngo nta mugabo uri umugore? Iyo uvuze nta mugabo uri umugore kubera ko nyine ngiye ukuntu mbitekereza abagabo nibo barambagiza. Ni uko nyine mu muco wa kera ntabwo umusore ari umukobwa ari uko cyane amaze gushaka umusore wabyo. Penini ati ngo umugabo ni uko ari urambagiza. Pascal ubona ari ihe mpamvu bavuga gutyo ngo nta mugabo uri umugore? So buriya ni byo nyine buri urebye bisa nabyo ariko ntabwo ari byo. Barababura cyane bitewe n'umugabo. Hari umugabo ufite umugore ari gushaka mu gihe yamubura nyine akabyihorera. None se ni gute waba ufite ni gute washaka umugore ahubwo noneho ukamubura? Wamubura cyane gute? None se kamubwira bireka gushaka umugore ntabwo ari ibintu biza ngo utumve gushaka umugore. None se wamushaka nta mafaranga ufite yo kuzamutungisha? Nta nzu ufite nta mafaranga se wazamushaka ukamujyana hejuru. Aho ngaho baramubura cyane ahubwo ikibazo kikakurenga. Ati icyuya kikakurenga. Pascal ni wowe ngezeho. Ndibaza ngo umugabo udafite amafaranga yabona umugore ashaka? Umugabo udafite amafaranga oya nagabo n'umugore ashaka abona umugore uri ku rwego rw'amafaranga afite. Kuko nureba ubwiza bw'umugore babungana n'amafaranga umugabo afite. Bivuze ngo abakobwa beza amafaranga bazayagwiza ariko abakobwa babi nyine ubwo barahombye. Gusa ntago ari bose. Hari igihe ashobora ntabwo bavuga abakobwa babivuga abakobwa bafite nyine ubwiza budashamaje. Abakobwa badashamaje wavuze ububise kuko oya ntago ari bubi buriya ni ukuyobya imvugo. Kuyobya imvugo gute se nimba habaho ikintu kibi kuki hatabaho n'iki? Ese tuzavuga ngo satani ngo afite ngo bikorwa ngo bidashamaje? Satani ni mubi. Satani tuba tugiye ku rundi rwego ariko turimo turavuga ikiremwa muntu. Ikiremwa muntu muri rusange nta kiremwa muntu kibi kibaho. Eba bandi bafite ubwiza budashamaje. Warumbajije? Nari nkubajije. Ese birashoboka ko umugabo yabona umugore ashaka adafite amafaranga? Adafite amafaranga? Birashoboka. Uwo mugabo aba yafite mindset. Mindset urumva icyo nshaka kuvuga. Bitewe n'imitekerereze uwo mugabo afite yabona umugore ashaka. Penini ati uko byagenda kose imitekerereze y'umugabo yamuha umugore ayifuza.
ese nawe niko ubibona? ese hari ikintu nyine hari ikintu nyine mama muri guca ku ruhande mu mitekerereze. Warakuba waratekereje kare mbere yo gushaka umugore, imitekerereze mbere y'uko umushaka, noneho imitekerereze yawe nyine izagira umusaruro ubwo ushaka umugore. Uratekereza ariko ushaka gushaka umugore wacu, uratekereza mbere y'uko uzana umugore, imitekerereze yawe igira ikintu kugezaho angene ushaka umugore. Ntabwo uzambwira ngo umaze imyaka wenda turi 28 nta kintu ubigezaho, wakushaka umugore uzatekereza ryari? Imitekerereze yawe se izoza ryari? Kuki sitaje muri iyo myaka 28 none uko ntabwo njye mbyumva neza. Okay, aho ngaho turimo turajyana neza. Nkawe byanga bikunda Penini, umbwire kuri aka kantu. Ese ndibaza nimba ushobora kuba ufite umukunzi cyangwa se umunyarwanda cyiza buri muntu wese yumva. Iyo ujya gukora amahitamo uhitamo ni igiki cya mbere ubanza kureba? Ikintu cya mbere mbanza kureba, urabona kuri iki gihe ntabwo umusore azanga abanza kwipresente ngo ufite wenda ufite iduka n'urugero ati mfite imodoka. Iyo aje gutyo rero tukamubona ureba fizikali, noneho uko muzagenda muganira wenda ubwo umuntu neza ntabwo burareba icyiciro afite cy'amafaranga. Urugero nkawe Pascaline ni urugero, iyo ujya guhitamo umusore ukunda byanga bikunda ushobora kuba ufite sheri, byanga bikunda nge Jado nkaza imbere yawe nkubwira ngo ku cyumweru tuzajya gusenga, ariko iyo tujyana gusenga tuzaca muri Marriott nkugure agafanta. Ngira ngo urimo urumva agaciro ka Marriott. Noneho kaba hari undi mujeni wenda urugero nka Olivier akubwira ati Pascaline ndagukunda, ati ku cyumweru ashaka ko tujyana gusenga, but nituva gusenga turaza guca muri restaurant yo kwa Gasana wenda n'urugero nkugurireyo wenda tuvuge bwende cyangwa ibindi bintu abakobwa barya, bwende, bibenyi, ibidiya, yes biraha. Harakoze cyane. Yego, ugiye gukora amahitamo ntawe kuri abahungu babiri baje bagendera kure. Okay, kuba navuze ngo iyo ngiye gukora amahitamo umusore ndeba umusore ufite mindset nyine iri open cyangwa se nyine umuntu utekereza birambuye. Ntabwo bivuze ko abasore bafite amafaranga ko bose ko batabatekereza neza cyangwa ko batafite mindset irambuye. Hari n'umuntu udafite amafaranga erega uba nta na mindset afite. Aho ngaho ureba afite amafaranga, okay, ni mindset yiwe yo imeze gute. Ariko se ko benshi njya mbona bakunze kugwa mu mbyite nk'ikosa, agahita akora choice atitaye ku mafaranga, atitaye kuri mindset nko kuri muri bakumitekerereze. Nkawe mu gihe haza umuhungu w'inkonkobotsi, ni igiki ubona wareberaho tuvuge ko uwo muhungu aje ntabwo amerwe kumutekereza no kumubona, cyangwa ko kwavanga uyu muhungu afitekereza gutya cyangwa bigenze uko? Ni igiki kintu kindi nyuma y'imitekerereze ubona waheraho ubwira umuhungu ati niwe nkunze, niwe mbajije Penini? Aje uko nguko nyine ikintu cyatakinguye bafite baganira nyine ngo ndiyo mindset yiwe cyangwa se n'imitungo afite. Ngiye dire bite mutandera afite appearance gato umusore cyase paketi. None siko bajya kuvuga ngo rimwe na rimwe abasore b'inzobe cyane, abasore b'inzobe ngo bari ukuntu none se reka ntabwo abantu bose batekereza kimushoboye kubaho doko umusenze akunyina umukunda, ndetse ko n'abasore beza bose atari ko bari inzobe. Uzi ko appearance nyine ngo ahagaze kugira mutamukana mu nzira hagati kabisa. Twagiye pa mbwira, ari amafaranga n'isura nziza yo mu maso, ni igiki wahitamo mbere? Ari amafaranga n'isura nziza yo mu maso ku musore. Ugiye guhitamo umusore? Nahitamo amafaranga. Penny, ari amafaranga n'isura nziza ni igiki wahitamo mbere? Yafya kwicara nkiga. Amafaranga n'isura tuzagiye mu muntu abase nk'agahuko. Oroye amafaranga se nyawe. Ariko narebera kuri physical appearance y'aho. None kazaba dushaka amafaranga nyuma, ariko kwazabona ariko isura ntabwo yazaboneka nyuma, ariko amafaranga araboneka ariko isura yo byararangiye. Nareba ufite isura first. Bati mwese iki ngiki mu gihurijeho mwese mwareba ufite isura.
wowe wareba amafaranga cyane of course yeah. none se ko rimwe na rimwe ushobora gushaka n'umuntu umukurikira amafaranga ejo hanyu hakagenda nabo ukuntu ubukene bukagaruka ubona waba utarayobye no ese kuki wumva amahitamo iyo tuvuze amahitamo zirikana wa muntu muzakomezanya urugendo nicyo kintu byonyine tuba aricyo dutekereza kubera ko hanze ahangaha urugero ushobora gusanga ufite nk'abahungu nka 3 cyangwa 4 bose byitwa ko mukundana umwe Rusizi undi Nyamagabe undi Nyamasheke undi Kayonza abo bantu bazamenyana bate biragoye rero tuvuge kuri wa muntu rero ukavuga ati uyu nguyu bibaye ibintu bikunda twakubaka urugo rukomeye uri murambaza nakubajije ku mafaranga igihe mufite nk'amafaranga wahisemo amafaranga pe nge Jado mfite physical appearance mfite mu maso habi mbi navuze mbi okay habi nari rega kumbwira ngo hadahagije se ubundi ahagije hasahati ntabaho umuntu bikimenyimenyi na babandi mufata nkaho ari beza usanga nabo bakeneye kuba beza kurusha afite amafaranga afite isura itari nziza okay afite isura mbi kugira ngo byumve neza iki okay afite isura mbi afite amafaranga afite umutima umeze umutima ntabwo urawureba ntabwo ndawureba ndimo urazamutse umwatembera mu mujyi ukubitanye n'umujene afite yaparitse Range Rover hirya agahita akubwira ati vraiment iwanyu ni he agahita akubita tuvuge miliyoni imwe ahita ayikohereza kuri mobile money receive da message kakaza ariko wahindukira wareba mu isura usanga birakomeye ngaho mbwira aho ngaho turetse no kwijijisha nawe kuba mukundana ntabwo usobanurira ba mugabo wawe ureda ako kanya uracyamugerageza kubera iki se nyine utapfa kwiye gufata mu mahirwe ukomeza ugerageza urebe ati uyu muntu uretse kuba afite isura imeze gutya imbere ho ameze gute mu minsi ishize nari ndi kumwe n'umujene arimo aratubwira ati mfite mama wanjye ari divorce ati nashakanye n'umugabo mama we yashakanye n'umugabo bashakana nyine bakunze cyane urabizi hari abantu bagira uburwayi bwo ntago nzi neza nimba ari uburwayi ariko babizi batubwire kuba umubiri wabo udakora neza epfiriye reka ibyo bintu tube tubishyize ku ruhande abantu bakuru barabyumva abana batoya tureke kubangamira abana batoya sibyo bamaze kugera mu rugo nta cyumweru bakundanye uwo mugabo yari afite amafaranga menshi yabwiye mama ati ejo turakora ubukwe bakoze mu cyumweru kimwe ubukwe buraba ese nawe zikana ko ari uwo muntu uje akaza kubwira ati I have money ndetse enough money ariko akaza kubwira ati ngahenda nayaguhaye niwanya nimba batuye mu cyaro kabahindurira ubuzima wahita yego cyane wakizirika kuri uwo muntu utese wumva ko namwizirika twaba tubanye nyine sinzi nimba uri murabyumva uburyo ndimo navuga ngo twaba tubanye gutyo byitwa ngo ndi umugore we ariko nyine ari aho gusa tubane urwo rugo ubona rwamara igihe kingana kuko nawe aba yarakubeshye sibyo aba yaragupromisinze ibintu aba yarapromise ibintu atagukorera already ntabwo umugore ajya gushaka agiye kurya niwabo baryama ahantu heza urumva kuko ntabwo nabatsa gutya ntarya kamemu nta nubwo naba ndara hanze ngo mbatsa gutya already ndaryama ndanywa urumva ntabwo nyine nje iwawe ngo kuryama ntabwo nje ngo kurya no kuryama hari n'ikindi kinza nyinje no kubaka niba udashoboye kuba wama ibyo ngibyo naje gushaka nanjye ndakwereka ko mara ariko ndahari tuvuge twashingiye ku mafaranga ese ayo mafaranga birashoboka ko yaba imbarutso yo gukunda umuntu amafaranga ariko njye nakomeje mugarukaho ko amafaranga ararangira ngiye guhitamo ntabwo nareba ku mafaranga mbwira urumva umuntu ufite amafaranga turabajeni babiri uyafite n'utayafite ese amafaranga birashoboka ko yagukurura ukaba wakunda umuntu ibyo birashoboka cyane gute ntawe wowe
urabona hanze haba hari udusitaraga kwa danje urumva nawe uri umujene urabizi urumva kubwira umubyeyi ati ngurira akenda kanaka biba bigoye ariko umujyama nyine ubona afite ibiceri akabigusya n'inekere nuko namubona ariko ntukabye nyine ariko nawe ukabikorana ubwenge amafaranga wayageza kurahiye ese ubwo ntiwazayaruka ugenekereje urumva hari ukuntu abajene by'umwihariko igitsina gore abana b'abakobwa muri iyi minsi bo muragwa mu gatego muzi ngo murimo muragatega umuntu hanze aha ngaha ugasanga wowe Penini amazina yawe arangora rimwe wambwiye uburyagiye nanike nuko ubwo nyine abadukurikiye namwe muze kumbwira ko iryo muza kuryibuka yego hanze aha ngaha ugasanga umwana w'umukobwa ubonye umusore ufite amafaranga avuga ati rero mfite agasore twakundanye handi mu cyaro ariko ntabwo aya mafaranga nayahusha birashoboka ko wa musore mwakundanaga mu cyaro wamureka pe bikarangira burundu ugakunda wa rwa mafaranga sinzi nimba yaba ari mu nzira yo kubana n'ibishaka kubivugamo cyangwa nimba ari ibyo twe dusanisha tuvuge ngo ahazaza hanyu ahazaza ntabwo nagendera ku mafaranga ba basaza rero mufite amafaranga mwumva mukeneye kuyashukisha abana b'abakobwa aba batsembeye twebwe amafaranga ntabwo ariyo tureba ndebera ku bazaza bacu amafaranga nta kintu kirimo nareba umuntu nkunda ntabwo nagendera ku mafaranga y'umuntu wowe udukurikiye urabe wumva ese wowe ubitekerezo ute ari amafaranga n'urukundo ni igiki kuri wowe ubona kibanza abangaba bahamije ko urukundo ari rwo ruza imbere ariko nanone hanze aha ngaha uribaza ngo ese reka mbere kuri Pascaline umuhungu ukunda umukunzi uyu munsi afite ubushobozi afite butari bwinshi birashoboka ko ubwo bushobozi buramutse bugiye wamunambaho cyangwa haramutse haje undi wenda kugira ngo bya bindi afite birashoboka ko yakwatrakitinga yagukurura ukaba mukunda dukundana gusa nyine ari umukunzi wanjye biri aho ngaho oya nyine haje undi afite amafaranga reka turengageze amafaranga afite ubutunzi cyangwa ubushobozi cyangwa se ufite ubushobozi hari wa wundi utabufite uretse nagira na wa wundi ubufite erega ntabwo bisobanuye ko abantu bafite ubushobozi ko bataba bafite urukundo none se abantu bose bafite ubushobozi nta rukundo bagira nabo bararugira kandi rwinshi kubera iki se nareka urukundo n'ubushobozi ngasanga urukundo gusa ariko uzi urukundo waba uraye umuntu akajya kukubwira ngo bonjour chérie mwaba urayesha cyangwa mwarara ibiryo bitarimo umunyu n'amavuta ariko wa wundi harimo urukundo bonjour chérie mwicaye muri jardin urwo ni rwo rukundo urumva urwo ni rwo rukundo bivuze ngo abasore badafite amafaranga babwira iki bivuze ngo rimwe na rimwe ndibaza nimba uruhande rumwe mubwira ngo urukundo ruraza imbere ariko urundi mukambwira ngo amafaranga ese ibyo bintu mubona uko mubitekereza mubona bifasha kuba wakurura umukobwa ushaka amafaranga uretse twebwe nyine ko ariko turi kubyumva ariko hanze cyane cyane amafaranga arakurura cyane ariko kuri njyewe ubwanjye ntabwo amafaranga yakurura kumva ariko umuntu ufite amafaranga ndabizi neza kuko hari inshuti zanjye tuba twaganiriye nyinshi afite amafaranga abona umugore wese ashaka niyo mpamvu ubona n'abasaza bazana umukobwa w'imyaka 18 nta kibazo ariko kugira ngo uzabone umusore w'imyaka 18 n'umugore w'imyaka 50 biba bigoye nta mafaranga ufite uwo mugore ngira ngo mwa basore mwe ni mwebwe mubwirwa shaka amafaranga ibindi bizizi ese ingaruka inyuma gatoya ku cyo twise urukundo nirwo ruza imbere ariko ukagirwa n'amafaranga Pascaline arambwiye ati uzi ko kwitana sheresha mwabura ariko se birashoboka ko ndabaza akazo koroheje Pascaline ufite she ndewe ntabwo ari ngombwa kugisubiza nemerewe kugisubiza cyangwa se nkagihakana kanizwa ngubwo ariko kumbwira ngo nemerewe kugisubiza cyangwa se nkabihakana ntabwo reka muvugire ijambo muvugire kumbwira ati nemerewe kugisubiza cyangwa nkagihakana sinisubize ni ikimenyetso cyiza cy'uko mufite ari uko yanze kumugaragariza rubanda niko bimeze ibyo nibyo utekereza ariko ntabwo ariko ukuri ni ukuri ukuri nyine kurahari tu ariko ntabwo nshaka kuvuga right now yego
ariko abumva murabimwumva nimba yanze gutangaza ubwo nimero muzinsabe. Hagati aho ufite sheri wawe ufuha. Ni imagine? Yeah. Okay. Imagine? Yeah. Reka nihere kwa Anita. Ndaje tugere kuri imagine. Ani ufite sheri wawe ufuha. Ese sheri wawe ufuha udafite amafaranga. Ukaba uzi neza ko nubwo agufuhira ariko ufite ibindi bijene cyangwa ibisaza simbizi. Bifite amafaranga ariko byakubwiye ko binagukunda. Birashoboka ko watandukana na sheri wawe kubera ko afuha. Ntabwo sheri kuba afuha ari cyo kintu cyatuma ntandukana. Niba gupfa bigaragaza urukundo ariko nabwo ntakaze nyine. Udafite amafaranga abimenya. Nyine iyo umuntu umufuye cyane nabwo abona ari ubu sinzi ukuntu umuntu abifata. Fuvamo gakeya nyine ntugaragaze intege nke zawe zose. Fuvemo gake kuko nanjye bikabirije wapi. Nta kintu cyaba kirimo. None se Pascaline utekereza gufuha gake n'ubu ni gute? Ese mbere na mbere wemeranywa nani? Ku byerekeranye n'iki? Ku byerekeranye no gufuha. Ese sheri wawe adafite amafaranga wenda afite make n'urugero. Ko ufite abandi bantu ubaguha amafaranga especially utanakunda. Birashoboka ko watandukana na sheri wawe kubera kugufuhira ukaba amahitamo yawe ya mbere yaba kuri wa muntu uguha amafaranga. Oya. Ubyumva ute? Mbaye mbizi neza ko wa muntu isano dufanye ari ukumfasha akansapotinga, like wenda akaba yakwishyurira nk'inzu, nabwo benshi baba mu mageto nyine akaba yagufasha nka family issues, ubizi ko ari byo bintu byonyine gusa. Igihe kimwe n'igihe usanga n'uwo muntu ari mariya nawe uba ubizi ikintu dupfana ni amafaranga yonyine, ariko ubu ko hari wa muntu wundi ugukunda ntabwo nyine watandukana. Ya mafaranga urakeneye yego gumana nawe, ariko bibaye ngombwa wamureka ugasanga wa wundi ugukunda. Hagati aho twenda kugera ku musozo ndakubaza utubazo tworoheje. Ni akabazo uzagihitamo yego cyangwa oya? Yego cyangwa oya. Uriho nta sheri ufite, wenda sheri wawe mwarashwanye, ugeze hariya ku muhanda ugakubitana n'umusaza w'imyaka 60, akakureba ati Pascaline ati yemuko kinakwikundiye takira iyi telefone, takira nayo amafaranga ugenda ugura amayinite akaguhereza 100 tuyagire make nta kibazo, akaguha telefone akakugezaho n'amafaranga y'amayinite, akubwira ati nakwikundiye. Uwo musaza ugeze mu rugo wamuhamagara ko tambarira se niba nabyakira? Yego wabyakira. Uwo mu rwego bwa mbere ntabwo nabyakira. Nayagira mpita muboroka. Perene nakuvaho. Ese mu buzima bwawe hari umujeni cyangwa umugabo cyangwa sinzi musaza mwarimu mwabi inshuti ngo mukundane aguha amafaranga byibura nyine akubwira ati nguriya amayinite usabye se cyangwa yamusabye? Abakobwa baracyari ba nyampinga Pascaline. Gute mbaza nyine? Ndagisubiramo ikibazo nta kibazo gisubiremo nyumve neza. Mu buzima bwawe ku myaka ugize uyu munsi wari wahura n'umugabo umuhungu cyangwa umusore, kuko namenye ko ngo umuhungu burya n'umusore baratandukanye. Nari nahura n'umugabo ati akira amafaranga ayaguye mu buryo bwo kugufasha, ariko rimwe na rimwe nucengera usanga n'akantu ko nyine kwifuza ko amafaranga ari yagukuru. Uwo muntu mwari mwaho ni iyihe strategy wamucikije ko nkurikije uko nakumvise umenye itarayemeye? Niyo strategy namucikishije umunwa wonyine gusa uhagije. Gira inama nk'umwana w'umukobwa bahereza amafaranga uvuga ati wagukunze, kandi rimwe na rimwe uzirikane ko hari igihe usanga nyuma yabyo hari igihe kure, ahubwo nahita nibaza ngo ese kubera iki ko yanze? Ntabwo biso, ariko hari n'igihe aba yamukunze just nyine nkawe mbwira kubera iki wayanze? Kubera iki nayanze? Ngo like nyine ntago nari nyakeneye. Ntago nari nyakeneye. Narigize ngo ugiye kumbeshya. Ntago nari nyakeneye nta muntu ukenera amafaranga. Ahubwo nyine hari ukuntu ureba ukavuga ati se ari kuma like nyine ashaka kumpa amafaranga how nyine ugatekereza nk'umuntu mukuru uri mature ukavuga ati no
ukayanga ya nako sinzi nimba burya nabikubwiye nimba wabyumvishe hari uguhakana relationship nyine yereke n'uwo muntu runaka bivuze ngo amafaranga kuri wowe ntuyeze umuhakanira ko mwabe inshuti umuhakaniye amafaranga mbese yaguye niyo wanjye uvuze urumva byanga bikunda nje ndibaza nti wanze amafaranga byanga bikunda umuntu aguhaye amafaranga akubwira ati twanakundana ariko akaguha n'amafaranga kugira ngo byibure umwumvemo cyane ubundi hari etape y'amafaranga iza ku mwanya nk'uwa kabiri cyangwa uwa gatatu already umuntu ugera kuri etape yo kwakira amafaranga y'umuntu uretse nyine ko yaza akakubeshya ariko nyine hari ibindi bintu uhita wumva byabanje mbere yo kwameza amafaranga rero nago nyine ubundi iyo uhakanye relationship y'uwo muntu already nawe amafaranga ntabwo yaba akiyaguhaye kuko icyo aba ashaka n'ubundi ntabwo aba ari bukibone igisobanuro cy'urukundo si amafaranga igisobanuro cy'urukundo ni umutima turimo turaganira na Penny ibyo ni ryo zina nabashe gufata hafi ariko hari ibyo yabibwiye atangira yitwa Nick iruhande ndimo ndaganira na Pascaline ntabwo turasoza muhumure ikiganiro kiracyakomeza kandi noneho kigeze aho kiryoshye ngeze muri ndacyari muri twa tubazo kwa yego cyangwa oya Penny niwe ngezeho umwana w'umukobwa umujyambere u Rwanda rw'ejo niko mwitwa hanze aha ngaha hari abagabo bafite amafaranga menshi bifuza abana b'abakobwa bakiri batoya basa nk'amwe ese utekereza iki nk'umubyeyi wawe aramutse aguhamagaye ati mwana wanjye aho ngaho uri ku ishuri aho ngaho uri mu kazi nakuboneye umugabo ufite amafaranga ni umusore abyaye kabiri ariko afite amafaranga menshi ese mu gihe nta mukunzi ufite wakumvira mama wakajya kuganiriza wa muntu ubyaye kabiri ufite amafaranga nta kindi kintu bitaye utamenye ngo arankunda cyane nta muntu oya wacu ntabwo byakunda kuko njye ntabwo bitewe n'ukuntu nize umuntu nakunda ntabwo nabana ntabwo byakunda ngira ngo abahungu mufite amafaranga nubwo twahoze tuvuga ngo abadafite amafaranga muragowe abahungu mudafite amafaranga mwihangane haracyari abari ingingo y'urukundo n'amafaranga ndifuza kuyisubikira aha ngaha nkafata ingingo tugiye kuganira mu minota mikeya cyane tugasoza ikiganiro tugategereza indi minsi ko niyemeje kujya ntembera kandi ibitekerezo by'abakiri bato by'umwihariko u Rwanda rw'ejo bibazanira aha ngaha kuri Derimento TV, Inshuro TV ndetse na Nova Press Rwanda aho ni kuri TikTok icyo ngusaba ni kimwe udukanda subscribe like share mu gihe ubonye bikoroheye comment yo ni hame kuko ngira ngo wasanga utumvikana n'aba bari cyangwa by'umwihariko abo twaganiriye bajya bavuga ngo u Rwanda rw'ubu by'umwihariko abakobwa ukabaza umukobwa ngo ese uri isugi atakubwira ngo iwacu ntibaroga ese iyo mvugo muyumvamo umwari mubaje turi isugi akagusubiza ati iwacu ntabwo baroga already aba yamaze kukubwira ko atari isugi ariko iyo mvugo rwose ntabwo ari iy'abari b'u Rwanda kabisa ndababujije rwose nawe rega wabisubiza sinzi ni imvugo yamaze kugenda ijya mu rubyiruko by'umwihariko igitsina gore abana bakiri bato kumubaza ngo isugi nyine akumva ko kuba ari isugi ni ikinyego oya kuba isugi ntabwo ari ikinyego nta nubwo ari biteye isoni rwose ahubwo sinzi ukuntu abantu babyumva ahubwo barishimira kuri wowe no ku mugabo uzashaka Pascaline ndumva urimo uravuga bivuge mbwira wowe ubyumva mbyumva ute iyo bakubajije ngo uri isugi ukavuga ati iwacu ntabwo turoga mama wanjye ntaroga iyi sosiyete y'uyu munsi nyine tuba tugomba kubwira ikintu icyo bashaka kumva ariko ntabwo biba bisobanuye ko buri gihe ko nguko ubwiye ngo iwacu ntabwo baroga ntabwo bisobanuye ko nyine ko atari isugi cyangwa se ko ariyo no abashaka nyine kubwira umuntu icyo ashaka kumva sinzi nimba uwumvisha icyo nashaka ukubwira ndimo ndacyumva cyane bisobanuye ngo mwabari mwe kwitwa isugi ni ishema kuri wowe sa nk'ugira inama imwe tugiye gusoza uragira inama abari bumva ko kuba isugi ari ikinyego inama nabagira nimba ukiri isugi ariko kuri iki gihe sinzi
ariko ntimuzi ko ukiri isugi. kubihakanye nkaho wagira ngo nawe wakubaza icyo kibazo wasubiza nka kwa kundi. Nta kibazo, dukomeze igihe inama urubyiruko. Ariko nyine nimba ubizi neza ko ukiri isugi atari byarenze kwiyerurutse, ubusugi bwawe bukomero, ntukumve ngo nimba abandi bakobwa bavuga ati twebwe wapi biriya bintu rwose ntabwo kuba isugi bikigezweho wapi. inama nakugira gukomereho, igihe kizaza nugera igihe cyo gushaka biba azaba ari ishema kuri wowe ndetse n'umugabo wawe ndetse n'umuryango wawe, uzaba ugaragaje ko warezwe neza. Ese utekereza iki ikintu bita ubusugi? Umwari yavuze ati njye ndi isugi mu buryo bwanjye, ariko kuba ndi isugi kubwira umuntu ko ndi isugi birasebetse. Reka mubwira ati iwacu baroga birabyumvikana. Ubyumva ukuntu mbyumva, kuba isugi ntacyo bitwaye no kuba utari isugi nabyo nta kintu bitwaye, kuko ubusugi ntabwo ari ikintu cyaganje, ntabwo ari ikintu gihambaye. In my opinion, ubusugi ntabwo ari ikintu gihambaye. Ntabwo ubusugi bwakubakira wa musore wicaye uzi ngo ndashaka umukobwa w'isugi bagukomeje. Hari abakobwa benshi batari amasugi ariko nyine bavamo abagore bazima, urumva. N'ubundi ubusugisha aba ari ikintu azatakaza ijoro rimwe ntunamenye ko yaje arimo isugi, ushobora no kuba wacanganikiwe ntunabimenye. Nyine that's why ubusugi ntabwo ari ikintu gihambaye. Wa mukobwa we, gumana indangagaciro z'abanyarwandakazi, waba uri isugi waba utari isugi, it's enough. Ati waba uri isugi cyangwa utari isugi, it's enough. Ubona Pascaline, ese wowe wahuririye isugi? Icyo ngusabye byo muri comment n'ubyandike. Mujye musubiza ngo iwacu ni baroga. Ibyo birahagije. Ubu ubwiye umuntu icyo ashaka kumva. Ni muri proud yuko ugomba kuvuga kuri singo bivuge, n'uzaba utari proud bwacyo iwacu ni baroga. Ikibazo kimwe dusoza. Pascaline, uri isugi? Iwacu ni baroga. Mamangu simuroga. Icyo ni ikiganiro. Urebe sinduzi. Iwacu ni baroga. Ariko wowe wavuze ngo bisobanura, ariko nawe uransubiza. Subiza uvugisha, ntabwo ubana n'ubumuga. Ese wowe uri muri comment, ndagusabye noneho twagiye. What's your choice? Mahitamo yawe ni ayahe? Pascaline, suggestion waba uri baroga? Oya, kuvuga ngo iwacu si baroga. Ubusobanuye ko ubu bwiye umuntu icyo ashaka kumva. Ngira ngo aba bari twaganiriye uyu munsi, ngira ngo Pascaline uruhande ahagazemo urarwumva. Ntuzaze kumutereta uri umukene kuko azahita kurya indobo mu kinyarwanda cyuzuye. Ariko Penina ati umusore byanga bikunda wazaze tuzabivugana mu gihe nzaba ntafite uza antenguha. Mbese icyo ngusaba wowe wakurikiye iki kiganiro tugiranye, ese aba bari babiri urimo kureba, uri mukuri ninde utari mukuri ninde? Ese uri mukuri umushyigikiye kubera iki, utari mukuri umushyigikiye kubera iki? Jya muri comment wasangaha wandike uti uri mukuri n'uyu, utari mukuri n'uyu, unasobanura uti impamvu nuko nguko. Nje mbakunda cyane kurushaho. Buri umwe wese ukurikira Derimento TV, Icuro TV ni uw'agaciro kuri njyewe. Nugera kuri TikTok wandikemo Nova Press Rwanda, aho ngaho uzahita uba agaciro cyane. Subscribe yawe irakenewe kugira ngo ibiganiro bigere kuri benshi. Like, share, comment iyo twumvikanye ko ari cyo cyambere. Urukundo rwanyu ndubonera aha ngaha, njye urukundo rwanyu nzajya ndubahereza aha ngaha. Mbazanira abantu bashoboye kandi bashobotse bafite icyo kuvuga cyahindura rubanda. Ibyishimo, umunezero bane namwe. Jean de Dieu dusenga ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao ciao, turabakunda.